Ikinamico imboni y'ubuzima. Burya ubuzima butwereka byinshi, ariko burya buba buduhishiye byinshi kurushaho. Byose ni mu ikinamico imboni y'ubuzima. Ariko uyu mukobwa mwabonye ukuntu afite amatama nk'aya se. Yo, koga yishya ibijire, yo, ni uwamukiza rwose. Umuto, sinaringamije kugukomeretsa da. Mukecuru, wakoze cyane rwose kuba wansuye. Binyeretse ko nubwo mukiza atanyitayeho, ariko byibura wowe uhari. Umuto ni mwana wanjye. Rwose ubimenye. Ibyo mukiza arimo byose nta na kimwe mushyigikiyemo. Nanjye nagerageje ibishoboka byose ngo ndebe ko mukiza yahinduka, ariko yambereye undi wundi pe. Mukecuru, ubu rero nubwo ndi hano, umutima uri ahandi. Hari ikibazo cyakomeje kumbera ishoberamahanga. Umuto, mbwira ngo uteze amatwi mwana wanjye, ntugashoberwe ufite abantu. Mukecuru, undi kwibaza aho nzerekeza n'imvano wakanyobera rwose. Umuto, wirira mwana wa, agahinda kawe ndakumva, gusa humura ntibyadogera kugira iyo yose, ku buryo ubura naho uba. Ndabizi Mutabazi aragukunda cyane, ntiyakwanga kukwakira. Abyanze kandi nabwo, wazi iwanjye sinatuma umukazana wanjye n'umwuzukuru wanjye bandagara. Ngaho humura, ahubwo ita ku mwana wawe umwonse neza, ibindi ntuhangayike. Mukecuru, reka nkushimire ukuntu wambaye hafi muri kino gihe ntari ndi hano kwa muganga. Wambereye mabukwe mwiza, kandi uba mu mwanya wa mama ntabonye. Warakoze cyane. Naho ubundi Ben, hari hashize iminsi tudahura, nanjye sigaye mugiye muri byinshi. Mugisha, ndabizi we nta kibazo, kandi byaranejeje cyane kuba warabonye akazi. Burya byarambabazaga kuba narakubona gukora imirimo nk'igihumbi ngo ubashe kwitunga. Aha, Ben, ntawamenya aho ubuzima butwerekeza. Buriya niko biba bikwiriye kugenda. N'ubu bihindutse nakongera nkagakora. Mugisha, humura bizakunda. None se ahubwo kunyuza hano hari ikibazo ufite? Oya Ben, ahubwo nuko nagiraga ngo nkwishyure ya mafaranga wampaye cyagiye ndwaye. Ejo mabuja yari yaduhaye amafaranga, ndavuga nti reka nyure hano nkwishyure. Ubwo se byari ngombwa Mugisha? Iyo ureka byibura ukwezi kukabanza kukuzura, ukazayama baguhenge bya nyabyo. Ben, buriya njye nanga amadeni. Ayo naba nkurimo yose mba numva nakwishyura. Ahubwo se Ben, amakuru yawe nawe dire maze iminsi numva niyo. Bari kutuvugaho iki se Mugisha? Aha, narumvishe ngo waramwanze bimugiraho ingaruka agera ubwo ajya mu bitaro. Yewe Mugisha, uko wabyumvishe nanjye niko byangezeho. Gusa uko byagenze, Odile yansuye hano, ariko hagira nawe mfite gahunda yo kujya gusura umutoni kwa muganga. Ubwo rero mbimukojeje, umukobwa bararize, avuga ngo kubera ko umutoni arwajwe n'umuringa, ubwo nanjye ntabwo nsuye umutoni, ahubwo ngiye guhura n'umuringa. Ubwo rero wenda numvaga ko tuzahura tukabiganiraho, nyuma numva ngo ari kwa muganga, ahubwo ubu ndimo gupanga uko najya kumusura. Ben, ko numva bitoroshye. Abandi basore bagira igikundiro, ariko ibaza ari njye umukobwa yakunze kugera aho agera kwa muganga. Ben, natangira kujya agenda nirata, mbese nka kwa kundi iki cyagenda yidunda. Ariko Mugisha, ibintu byose wowe wumva wabizanamo urwenya. Njye ndahangayitse kubera ibyo bibazo, none nawe uri kumva ari byiza. None se umuri, ko mbona upfundiye ibyo papa azanye ugaseka. Umuto, papa waransekeje. Ntiwakumva ukuntu azanye teremusi y'igikoma ku ruhande rwa teremusi akahashyira ibisheke bibiri. Ubuse ko k'ibisheke. None se umuri, sinzi ko ibisheke bituma umuntu agira akabaraga. Nari mbigemuriye umwana wanjye ngo atore agatege vuba, bamusezerera atahe. Erega nanjye murandenganya abana banjye,
Mperuka kugemura umubyeyi wabyaye ubwo umutoni uyu yavukaga. aha muto ubwo rero ubuganira na papa wawe njya kwanika iyi myenda y'umwana. nta kibazo muri. Ese papa iyo uba wicaye kuri iyo ntebe iri aho uzi ko bayihashyize ngo abaje gusura umurwayi bayicareho? Mwana wanjye se ninshaka mpagarare, ubu mpangayikishijwe nawe. None se umuto bazagusezerera ryari? Numvise muganga ambwira ko njye n'umwana nta n'umwe ufite ikibazo. Ubwo rero nta minsi myinshi irimo, vuba aha nzataha. Ubwo papa hari ikintu nshaka kukuganirizaho, ariko mbabarire ntumbwire nabi. Oya humura mwana wa, aho wabereye koko ugeze wumva nkubwira nabi n'umunsi n'umwe? Mbwira rwose. Nyine papa nibazaga nako nashakaga kukubaza uko ubyumva ku byerekeye aho nzerekeza n'imvano kwa muganga bansezereye ngo ntahe. Umuto humura ndabizi ibibazo ufite si wowe wabyiteye. Noneho narumvishe ngo n'ahari iwawe Mukiza yajyanyeho wa mugore we. Papa ibyo byihorere ntabwo nshaka kubitekerezaho. None se umuto ubundi urifuza ko byagenda gute? Ariko njye uko mbyumva ndumva igihe bazagusezerera wazataha mu rugo nta kibazo. Awe papa urakoze, ndagushimiye pe. Nari nzi ko utari bubyemere, unduhuye umutima rwose. Mwana wanjye koko urumva ntakwanga kukwakira iwanjye? Ahubwo ubwo niba bazagusezerera muri iyi minsi reka njye gushaka umufundi azatera irangi muri cya cyumba wararagamo uzasange hasa neza. None se mani muki ubizi job za hano zirarya? Sha kiki sinzi, kandi wa mugani numvise ngo Mugisha niwe kibamba hano. Ewan narabyumvise nanjye ndahaba mani. Wambwira uburyo yinjiriye iriya ngagari y'umukobwa? Harya ngo umuyobozi w'ibi byose ni umukobwa? Muki umva ko ujya uvuga ko wabonye abana beza, wowe nimuhora azagukoma. Ni umwana mwiza binongeye none afite no kumufungo. Narabyumvishe ngo arakeye cyane. Reka nongere mpamagare Mugisha ariko numva ko diruza hano zitendi kubona yaduciye amazi. Ariko Mugisha kuba watwirengagije mani, ubuko ko igihe twahereye dutegereje ntiwakabaye watwumvise kapo? Kiki ntabwo ari ukubirengagiza rwose, ahubwo namwe murabibona ko hano akazi katoroshye. None se mwaje kwaka akazi ku bijyanye n'iki ko hano imirimo hakorerwa ari myinshi? Ewan njyewe ariko urabizi ko ndi umusuderi ubyumva neza. Nta kibazo, abasuderi hano barakenewe cyane. Nawe se Mukiza barashaka akahe kazi? Mugisha nawe nyine urabyumva, ndebera akazi keza kankwiriye nk'umuntu w'umugabo. None se Muki urumva koko nagufashanya? Ibikorwa ku ishasiye kubizi, ubwo ntiwaje kungora. Icyakora ubwo wenda ndumva wakora ikiyede. Ariko Mugisha uzi ko usuzugura ubwo akazi k'igihede ko kurumva waba utanteje abantu. Mbaze se nta handi mukeneye bagapita? Ariko Muki burya wirata kuri urwo rwego? Ubwo wanze akazi ngo ni ukwanga ko bagusuzugura? Ubwo se urumva wagusuzugura yagusuzugura ko ufite akazi kabi cyangwa yagusuzugurira ko ntacyo gukora ufite? Mugisha ndumva nta kintu mariye, nzajya kwireberanya ku bujambo bimubwira, kandi umenye ko uwo mwanya uriho utazawumaraho kabiri. Sha wowe nzi ejo bundi utonda ibishingwe ni wowe uri kunsubiza utya? Icyo nzi cyo ugenge. Mugisha kwabura Mukiza yayoyomye wana akiryo kangana kuriya gakurahe? Mwihorere mani, strago z'imihanda ntabwo azizi. Ari njye buriya job yose wama nayicapa tu. Wowe jya kunyereka aho tuzajya dukorana bari, ubundi nkwereke uko bahega umufungo. Mama ngaho mbwira icyo wanshakiraga ndihuta. Ni ibya Odile ushaka kongera kumbwira se? Niba ari byo simbirimo bijyemo n'ababyeyi be. Ye niko nta soni ngo urihuta? Ubwo se urihutishwa n'ikira? Ariko nta n'amatsiko ujya ugira yo kumenya uko umugore wawe ameze Muki. Mutima ukeye se hari ikibazo afite mama? Apu wimbwira iryo shyano. Mukiza rero ntega amatwi witonze, ubu tuvugana umutoni yabyaye. Yabyaye? Yabyaye iki? We kwivugisha utyo se nyine
ubwo ibyo ninjye wakabaye ubibaza ahubwo ajya gushaka ibihembo tujye kumureba kwa muganga. Erega mama ibyo rwose si ngombwa, urabizi Umutoni n'umwana w'umukire uzwi inaha, ibyo ntibiguhangayikishe rwose, Mutabazi arabyitaho. Ariko abakobwa bakuye ko kiri si ishyano. Mutabazi arahemba Mutoni mu ruhe rwego? Niwe wamuteye inda, niwe se w'umwana. Ariko uzi n'ikindi, ririya shyano muri kumwe niryo ririmo kukoshya. Ndaje nkwereke uko nzabigenza. Ngo ubigenze ute mama? Ahubwo rero urabizi neza ko nkubaha, ariko umenye ngo niwongera kugaruka gutesha umutwe mutima ukeye tuzabishwanira rwose. Ngo nshwana nawe muki? Kubera kariya kagore watoraguye iyo ntazi. Ariko Valeria napfusha mpagaritse koko. Muki, mva mu maso noneho, sinzongere kukubona ukundi imbere yanjye. Nta soni. Ngiye wagutwise nkakubyara nkakonsa nkagukuza, unyituye kunyihenuraho utyo hejuru uriya mugore muki? Mama, nta kibazo reka ngende, ariko nawe igihe kimwe uzabona ko nari ndi mukuri. Muki, urambabaje we. Iyo wari uzi ko akabura ntikaboneka ari nyina w'umuntu, ntiwari kuba urimo kwigira utyo. Kandi burya irya mukuru riratinda ntirihera. Umva, iyo aba ari ahandi hazima wari ugiye atari mu bagore. Muki, ubusore bubeshya umuntu agaseka. Igendere. Odira. Yego dare, agatotsi kari kantwaye. Ariko Sodi, ubu koko uba ubona utangiza ubuzima bwawe. Ngaho reba nk'inshinge ejo baguteye kugira ngo usinzire, urekere aho guteza akavuyo mu bitaro. Uzi ko amaherezo bazakujyana mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe, kandi mbizi ko uri muzima. Dare, nanjye ubu sinzi uko bingendekera. Urukundo nkunda Ben, ahari ubanza harimo n'ibisazi. Ni ukugerageza rero ukishakamo umutima ukomeye, naho ubundi sinzi ibyawe. Ahubwo we, byuka wicare ku gitanda, hari amakuru meza nkufitiye. Ayo makuru meza ufitiye se ni ayahe Dare? Reka nkubwire gake hatagira utwumva. Yewe, uzi ko mu kanya nakoreka mbanze nkuhambira aka gatambaro mu maso. None se Dare, inkuru ushaka kumbwira ituma upfuka amaso? Tuzi ariko wowe. Aha, ndabona birangiye. Ngaho hagarara Odi. Ariko Dare, wajya ureka imikino nk'iyi, uzi amatsiko mfite? Mugiye inama kandi waceceka ukareba ibigiye gukurikiraho. Ngaho wowe uri hanze injira. 1, 2, 3. Odi, ngaho ikureho agatambaro mu maso. Yewe! Beni ni wowe. Ngaho uje kundeba. Reka nguhobere we. Sheri nari nzi uko wanyaze. Wirira mukobwa mwiza, kandi sinifuza ko wazongera kurira ukundi. Ngaho reka nguhanagure. Odi. Karame. Odi, agenda kose ufite ndakumva, kandi mbabarire kuko ntabashije kukuba hafi uko bikwiye. Ntiwakumva ukuntu uri uw'agaciro kuri njye. Simbona ubuzima bwanjye utabubamo, kandi sinzi niba hari igisobanuro nabona cyavuga neza agaciro kawe kuri njye. Uri umwari undutira abandi bose, uri umukundwa ukwiye urukundo rwanjye, uri wagoza mu bakobwa bose namenye, uri impano nahawe na Nyagasani, kandi uri isoko y'umunezero kuri njye. Odi, humura ndagukunda, kandi guhera ubu sinzongera kukujya ku rukundo. Muki, reka iby'ubukwe bwanjye tubireke, ahubwo mbwira ukuntu ikibazo cyawe na mutima ukeye wagikemuye. Ariko Shamuri, ubwo ko kurumva kubeshya mutima ukeye byangora. Umva, ubundi njye buriya naramwifatiye. Ahubwo amahirwe nagize nuko amafoto yanjye n'Umutoni atararimo. Naho ubundi yabamo, kari kambaye. Erega Muki, njye mba numva ibintu byawe biteye inkeke, kuko ikibazo si ukumubeshya, ahubwo ikibazo ni uzamubeshya kugeza ryari. Shamuri, si ibyo byihorere. Sinakubwiye gahunda mfite. Mutima ukeye nagize amahirwe menya ko namuteye inda. Ubu rero igisigaye
ni ugutegereza inda y'ikaba nkuru hahandi nzaba nzi ko ntaho kugana afite. Muki bigusubiriremo umenye ko imigambi yawe yose ntayigushyigikiyemo. Ahubwo se ko wari wambwiye ko uraza kwaka akazi byagenze bite? Byihorere shamuri, iriya mbwa ngo ni Mugisha yansuzuguye birambabaza. Mugisha yagusuzuguye ate se kandi? Yakwimye akazi se? Oya, ahubwo yatinyutse arambwira ngo akazi gahari nakora n'ak'ikiyede. None se Muki ko utari umufundi wumvaga uri bukora iki? Ku buryo wumva ko ngewe n'akazi keza nakoze nakora ikiyede? Yego birashoboka ko utagakora, ariko ntiwakabaye ugaya Mugisha ngo yagusuzuguye, kuko akazi yakubwiye niko kari gahari. Yego muntu uzi gushyira mu gaciro we. Wa mugani se wamuvuga nabi kandi ari we shobuja. Bireke, mu minsi iri imbere muzamumbona. Ibyo ngiye kuzakorera Mugisha, mwese muzabona ko Mukiza ntari umuntu wo gukinishwa.